Muraho neza nshuti bakunzi ba Greenhouse Studios, nongeye kubasuhuza cyane kuri uyu munsi mwiza wa none. Ndagusuje cyane wowe ufunguye ino video ukurikiranye ibiganiro byacu by'umunsi wa none. Yego, wagize neza rwose. Amazina yanjye ni Dore Uko, kuri wowe dukurikiranye bwa mbere utanzi. Yego, hano rero dukora ibintu byinshi yebokamana, imibanire rusange y'umuryango. Rero nibyo nkora mu mibanire y'umuryango. Ni karibu cyane rero ukore subscribe, urebe ibiganiro byagucitse by'ubushize kuko nabyo harimo ibigufasha cyane, bikwigisha ibintu byinshi, ubisangize bagenzi bawe, byose nyine biragufasha natwe bikadufasha. Yego rero mu minsi yashize twaganiriye twarimo twibaza ikibazo kuki umuntu yumva yifuza gushaka umugore. Okay, akenshi dukunze kubivuga tugaza nk'abari kubwira abagabo, ntago ari abagabo. Kuki umugore yumva yifuza umugabo? Mbese kuki umuntu wese wese yumva ashaka urugo, ashaka kugira uwo babana? Twavuze impamvu nyinshi zitandukanye, turabisobanura. Yego, kandi through your comment abantu benshi barabibonye. Rero noneho ndagira ngo uyu munsi tubashe kuganira noneho ko wa muntu mushaka, ubundi noneho tugiye kureba ibintu bishobora kugufasha no kubona wa muntu wa nyawe nyine. Mbese nimvuga wa nyawe ni umuntu ugukwiriye, se umuntu wifuza, umuntu mbese waratekereje mu bitekerezo byawe. Ntabwo twese twifuza umuntu umwe umeze kimwe, nta nubwo umuntu wa nyawe ari umwe ku bantu bose, kuko buri wese afite imyemerere ye, afite imyizerere, afite ibyaha agaciro. Rero umuntu uhuje na kugira ngo ubashe kubona umuntu uri muri wa murongo wawe, nibyo nshaka kuvuga, ukwiriye kuri wowe, wa muntu wahoze wifuza. Rero ni ingenzi ko umuntu abona umuntu yifuza, kuko iyo ukozemo ikosa ukabana n'umuntu wenda ufite ibintu bimwe utifuzaga, yego bimwe biri bearable, ushobora kubyihanganira, ariko nyine nanone bimwe by'ingenzi nyine ugomba basi kuba abifite kugira ngo uzabashe kugira amahoro mu rugo rwawe. Ikintu cya mbere kigomba kugufasha kugira attracting umuntu ugukwiriye cyangwa se umuntu wanyawe ku buzima bwawe ni banza wowe umenye uriwe, urinde, uri muntu ki, ese values zawe ni izihe, ibyo uha agaciro ni ibihe, amahame yawe ni ayahe, kirazira zawe ni izihe, ni ibihe ukora, ni ibihe udakora, ni ibihe ukunda, ni ibihe udakunda. Iyo wamaze kwisobanukirwa ukamenya agaciro kawe, ukamenya ko wowe ubwawe uriyubashye, nubwo wenda hatari abandi bantu bakubashye, reka mbyite gutyo, ukimenya mu buryo buhagije, aho ngaho bizatuma uzazana nyine umuntu ugukwiriye mu buzima bwawe, kuko uzaba wiyizi, uzaba uzi ibyo ushaka. Rero ntabwo wajya guterura umuntu uri kubona ari far away cyane cyangwa se ari kure cyane n'ibyo wowe uri byo, kuko ntabwo ubundi muzaba mwahuriye ntabwo umuntu muzahuza, sibyo? Rero ni ingenzi kubanza kwimenya wowe nk'umuntu cyane, ukabanza ukimenya cyane. Noneho rero bizagufasha nyine, bizagufasha kumenya icyo ushaka muri uwo mugabo cyangwa se icyo ushaka muri uwo mugore. Bizatuma uzaba uzi ikintu cy'ingenzi muri relationship cyangwa se impamvu yihaye agaciro. Mbese nyine bizatuma ugira urugo ruhamye, kuko uzabasha kurutekereza cyane, kuko buri umuntu wenda utabasha gutekereza kure nta nubwo kwimenya nawe bimworohera, biragoye. Ikindi cya kabiri ni ukuba wowe. Gerageza ube wowe, kuko nabivuze ugomba kwimenya. Noneho iyo wimenyereye, intambwe ya kabiri ni ukuba wowe. Kora ibintu kubera wowe, urabona? Kora ibintu bigushimishije wowe nkawe.
none wa muntu wenda kamvuga uzakubona ku bakobwa wenda abakobwa bo menya batajya babona abantu nibo bababona bakaza kubabwira umukobwa nyine wowe ngo niyo yakubonye akenshi aricecekera rero banzube wowe kugira ngo na wa muntu nakubona aho yagusanze uko yakubonye azamenya nyine wowe amenya nimba agushaka cyangwa atagushaka cyangwa se mbese azakubahira wa wundi uriwe kuko ntago wagerageje kwihinduranya cyangwa se gukora ibindi bintu bitariwe kugira ngo ubashe kwimpressinga umuntu runaka ukora ibintu byawe urya ibintu ukunze atari rya tegeko rya ko abantu bagiye kuri date barya ikiharya murabizi nyine ibyo barya wowe nimba utabikunda rero biriya bintu bajya barya nta mpamvu yo kubirya irire rwose ibyo ukunda nyine ba wowe kugira ngo wa muntu nawe anabikubahire ko wabaye wowe ambara wowe ambara ibyo ujya wambara nimba wikundira nimba wowe ari uw'ama jinx yakubitemo rwose ntushake kwigora cyane wenda nyine ngo abantu rwasotse ngo bambaye ngo dukanzu ngo tumeze ukuntu ni byiza kubikora ariko kandi nanone nimba uzi kutazabikora for the rest of your life wibikora ba wowe ba wa wundi reka wa muntu abanza amenye wowe akunde wowe nimba wenda ifite iyo courage gushaka kuba yaguhindura akagufasha ni byiza pe ni nawe ukamworohera ugahinduka ni sawa ariko kandi wowe ba wowe kora ibintu byawe vuga ibitekerezo byawe tanga ibitekerezo byawe vuga imyizerere yawe byose kugira ngo wa muntu nyine aranakubaha akabona ko kuko abazuriwe nta kintu yigeze umukinga ikindi kandi ni noneho kuko uriyizi sibyo uriyizi gerageza ukurikize amahame yawe cyangwa se muri bya bindi wizera ku muntu nimba ari umukobwa wenda nimba hano hari abasore runaka okay hari umuntu numvishe wavuze akantu keza yaravuze ati hari igihe tuba dufite qualities dushaka kandi biragoye ko ushobora kuzibona mu muntu wenda zose ariko basi muri qualities 5 ushaka mu muntu basi reka uwo muntu aba afite 3 kandi z'ingenzi kabisa uvuga ati bino bibiri wenda nshobora kubyihanganira cyangwa nshobora kuzafata umwanya wo kubimwigisha ariko ize 3 ni ki kuri wowe rero nta mpamvu yo ufite umwanya wose ku isi nkuko bajya babivuga ufite umwanya wose wo kuba wahitamo umuntu ugukwiriye umuntu uzakuzanira amahoro urugo n'urw'amahoro urugo ni ahantu heza ni ahantu h'urukundo ni ahantu ho kwishimira rero nuza n'umuntu mutarimo murahuza ntabwo uzabona izo nyungu z'urugo ntabwo uzabona izo nyungu zo kuba mu rukundo reka mbivuge gutya rero gerageza uzane wa muntu nyine ukwiriye kuri wowe ubwo ndi kuvuga yaba umukobwa yaba umuhungu ikindi kandi noneho nkuko wenda twabivuze hari ikiganiro nigeze gukora ikiganiro cya mbere kabisa nakoze ikindi cy'imibanire rusange nyine nacyo cy'ibintu byo gushaka ibintu umuntu ashingiraho ajya gushaka twavuze ikintu kijyanye na physical look cyangwa se uko umuntu agaragara noneho ni byiza ko nubwo nyine urimo urashaka uyu muntu kuri wowe turi kuvuga noneho wowe ibyo ugomba kwikorera wowe urimo urareba wa muntu gerageza urebe cyane ibintu birenze uko umuntu agaragara urabona wowe uriyizi nawe uzi ibyo utekereza gerageza ahubwo ushake muri wa muntu ibintu by'ingenzi ibintu bigize umuntu ubumuntu nyine ibintu biri maturity ye imyitwarire ye indangagaciro ze yego ryo jambo ryiza indangagaciro ze physical appearance ni nziza cyane kandi ni ingenzi ni ki ariko noneho wigarukiraho gusa injira mu muntu reba ko harimo bya bindi we ushaka nimba ushaka umuntu uri genuine ashobora kuba ari mwiza ariko atari genuine reka mbivuge gutyo nimba ushaka umuntu uri caring ashobora kuba ari mwiza inyuma ariko atari caring atazashobora kukwitaho nk'uko ubishaka ugasanga rero kibaye ikibazo gerageza winjire cyane urebe nimba wa muntu koko amitinga za conditions zawe washyizeho kugira ngo ubashe washyizeho z'umuntu mugomba kuzabana ibyo ngibyo rero ni ingenzi cyane ikindi kandi ni byiza ko nanone mu buzima tugomba kwiga guhakana reka mbyite gutyo kuvuga no cyane cyane ku bakobwa aho ngaho hari igihe ari ibintu
hari ibintu abantu bakora mu by'ukuri bitari bikwiriye bitari ugasanga ngo ngo namuhakanira ngo byari kumubabaza ariko ugasanga ushanga gusa nyine ngo nagameze gutya ngo nagameze gutya ngo nagameze my dear nimba atameze gutyo take your time shaka umuntu rwose shaka umuntu ushaka iga kuvuga no ku bintu udashaka ushobora ko wenda waramubonye mukiri muri icyo gihe cyo guhura ariko n'igihe mwanahuye muri relationship ikintu udakunda wivuga ngo you see ngo urabona ngo you know ngo bigenda gutya no vuga ngo no ikintu kuri nge rwose ntago bikora ntago mbikunda ibi ntago mbikunda uzabukiza wa muntu kandi nawe ubwawe uzikiza agahinda se uzikiza mbese kuzajya uhora mu bintu bisa nyine ibintu bidasobanutse kuko yego uzaba ukoze ikintu nyine cyanyacyo kuri wowe rero ni byiza ko abantu bagomba nanone kwiga guhakana aho biri ngombwa aho biri ngombwa ikindi kandi gerageza wiremera ubuzima wowe kwanza gerageza wiremera ubuzima buri bwiza nawe ubuzima ushobora kubona ukabona ni bwiza ubayeho neza simvuga mu buryo bw'amafaranga cyangwa se ibindi bike wowe ubwawe bumuntu ufite amahoro bumuntu wuzuye bumuntu ufite ubumuntu mbese erega sundi uzatanga iki wowe udafite bumuntu ufite urukundo muri wowe ushobora kuzofaringa ushobora kuzaha undi muntu ufite leadership nzima ufite ibintu byose bityo n'ubu umeze gutyo turimo turavuga ibintu bizagufasha gushaka umuntu wa nyawe n'ubu uzi ko wowe umeze gutyo ntago you will never go wrong ntago uzajya ku muntu utari we kuko wowe deje iyo uzi ibyo ukunda umenya none urimo urashaka ubuzi ibyo umushakamo rero banza nawe wiremera ubuzima bwiza ubona ko ari bwiza mu buryo atari sinde kuvuga amafaranga ngo ubone ngo urumuke nabyo ni byiza kandi ni ingenzi ariko gerageza mbese ubone ko wuzuye ubone ko kabisa wuzuye rwose ibyo ngibyo rero bizagufasha nyine kumenya umuntu uhitamo kuko uzaba wuzuye ikindi kandi cy'ingenzi gerageza uconnectinge n'abantu cyangwa se uinvolving ubane n'abantu cyangwa se uhuze n'abantu bakugirira akamaro muri ba bantu bakugirira akamaro uzakuramo umugabo wawe uzakuramo umugore wawe muri ba bantu muhuje ibitekerezo ba bantu mushobora kwicara ntimubura amakuru abantu bajya babwira ngo twenge turi babiri ngo iwacu ngo nta nkuru tugira gute umugabo n'umugore babura inkuru mugomba gushaka wa muntu muhuje wa muntu kwinspiring wa muntu mbese ushaka kukungura ibitekerezo gutera courage wa muntu ukungura ubwenge atari ibintu juste uno mu buzima busanzwe atari ibintu by'urugo ngo arakubwira ngo I love you yego I love you ariko hari ibindi bintu ukeneye mu muntu rero ni byiza ko nanjye kuvuga igiswahili kujihusisha mbese gerageza connecting cyane na ba bantu bagufitiye umumaro ba bantu ubona ko hari ikintu bakuraho mu buzima bwawe kuko ba bantu niba uzakuramo nyine na soulmate wawe niba uzakuramo umuntu muzabana ubuzima bwawe bwose yego nkuko nabibabwiye rero ni fata igihe cyawe kandi naho ni mu gihe ukiri muri kino gihe wenda cya search nubwo wenda atari search cyane ariko fata igihe cyawe wikumva kuri pressure y'ikintu runaka fata igihe cyawe cyo kwimenya nkuko nabivuze cyo kwikunda cyo kwiyitaho fata igihe cyawe nyine umenye ibyo ushaka setting nyine uvuga ati nkeneye wenda kuzagira urwo umwaka uyu n'uyu rero nufata igihe cyawe bizatuma ukomeza kudiscovering ibintu bitandukanye kuri wowe ku muntu ushaka ko mubana unguka ibitekerezo ikindi kandi gerageza ufunguke mu mutwe wagura ubwenge bwawe shaka kubona ibintu mbese ntitugakunde kubona ikintu gutya urimo urabona ikintu kuko ndimo ndabona ino telefone mfashe gerageza ushake kumenya what's inside niki kirimo imbere what's interesting what's annoying gerageza nyine umenye ibintu from inside umenye kabisa ibintu byose nyine umuntu ntakaze sorry kuvuga gutyo ndabizi ni byiza ko umuntu akubwira ngo uri mwiza urasa neza ndagukunda ibyo ni byiza rwose ni n'ingenzi ni n'ibyambere ariko kandi nanone for the first time umuntu akubwira gutyo ngo uhite wumva
ni ibyo ushaka, that's all you want, ntabwo ari ibyo ushaka, ukeneye ibirenze kuko ukeneye umuntu muzamarana ubuzima bwawe bwose. Rero gerageza ufunguke mu mutwe, don't be blinded. Nyine nubwo ajya avuga ngo urukundo ni impumyi, ariko funguka bazi utaranarwinjiramo funguka utaranarwinjiramo nyine kugira ngo ubashe nyine kuzana umuntu wa nyawe kuri wowe. Hari akantu nabonye umuntu yavuze ngo urukundo ngo ni impumyi, ngo ariko urugo ngo rugarura kuri storinga ni ukugarura, rugarura kubona, rugarura imbaraga zo kubona, reka mbyite gutyo, restores sight. Rero nugendera muri rwa rukundo rwawe rw'impumyi muri ako kanya, noneho igihe uzajya kubona za mbaraga zo kubona zizagaruka muri mu rugo, ukatangira kubona ibintu bitabaho, uzatungurwa, uziblaminga, uzigaya. Rero ni byiza ko umuntu afata umwanya we ukiri muri kino gihe cyo gushakisha umuntu muzabana. Ni ukuri ni ingenzi rwose, ni ingenzi cyane. Ntukavuge ngo uriya mukobwa ngo ni mwiza, ngo ateye neza, ibyo gusa ntabwo bihagije ngo kabyaramwe. N'abakobwa nuko, uriya muhungu ntabwo bihagije, kuriya muhungu ashobora kuguha amafaranga akagusohokana, akagusukisha, ntabwo bihagije, ntabwo ari byo ushaka umugabo. Ntabwo ushaka ATM ntabwo ushaka ATM mu nzu, no, ushaka umugabo, ushaka inshuti y'ubuzima bwawe bwose, ushaka umuntu ushobora kuzajya uhungiramo ufite ibikubabaje, ushobora kubwira amabanga yawe yose, umuntu ushobora kukugira inama, umuntu ushobora kuguturisha, kugukalma, reka mbivuge gutyo. Ni uwo muntu ushaka. Rero uwo muntu kumubona bizasaba ko nawe ushyiramo imbaraga, bizasaba uruhare rwawe, bizasaba nyine gufunguka cyane kugira ngo ubashe kubona ibintu mu buryo buri real, mu buryo bwa nyabwo nyine, mbese ubona ibintu byose uko biri kabisa. Yego, rero kino kiganiro cyo ntago nteganya kukigira kirekire cyane kubera ko ibyo twakoze ubushize, hari n'ibyo nagiye mvugamo, hari ikindi nakoze bwa mbere nacyo kivuga kuri ibi ngibi. Rero birebe byose kugira ngo ubashe kwigamo, wowe utari bubaka, wowe ukirimo nyine uribaza impamvu ukeneye gushaka, wowe ukirimo uribaza umuntu usundi uzashaka umuntu umeze ute. Twabonye ko kugira ngo umenye umuntu ushaka, wowe imenye, iyubahe, ba confident, ba wowe mu bintu byose nyine, mbese bumuntu mukuru, reka mbyite gutyo. Bityo rero bizatuma ubasha guhura n'abantu bagufitiye akamaro. Muri abo bantu harimo wa wundi wawe. Yego, rero reka ngarukiriza no kino kiganiro cy'uyu munsi. Hope ko kiri bugufashe, ubasha kucyumva, wowe uri muri kino gihe nyine, ndetse n'uwubatse nawe biramufasha, ubasha no kugisangiza abandi, twungurana ibitekerezo. Nibyo duhora twifuza, kugira umuryango mwiza uhamye, kandi nyine byose bihera muri kino gihe cyo gushakisha uwo muzabana. Rero rwose sangiza kino kiganiro abantu. Wowe utarakora subscribe yikore, kuko ni ukuri dufite ibiganiro byiza bidufasha abaseribateri, abubatse, umuryango muri rusange, abana n'ababyeyi babo. Rero kora subscribe kugira ngo nyine ubashe kubona zino nyungu z'umuryango, reka mbyite gutyo. Yego, murakoze cyane rero, naho ubutaha. Bye.